nagaki nyine nagari nka mbere ko mbere yari wa muntu twasohokaga ubwo nimbaguze fanta ebyiri ntaragura kavuga ngo oya ngo shane ngo nanye nta kintu mba ndiho ngo nawe gura agafanta yaragusiganyaga nawe nyine butaguze nkabona rero n'ubundi urukundo rwacu nta naho ruzagera ariko umuntu watuguriye twese akishyura akihandagaza akagura raundi ya mbere raundi ya kabiri icyo kurya cya yarantunguye ndumva iyo mutandukanye n'umugabo cyangwa n'umugore oya nagenda gumeyo mwana yanjye ngo nakundanye ubu nemerera urukundo souvenir yahita sara kandi we yemereye umugore anamubwira ko babana ufite umwana afite umugore ufite umwana mukuru ndetse nese bwamukurikiye wiki ko nabonye akorera mu ntuza mu mano mu ntuza yamukurikiye wiki ubwo yajyaga amwohereza udufaranga erega uriya mugore arina mukayahekenya yagamwohereza udufaranga rimwe na rimwe nkabimenya ubundi simbimenye ukaturyaho se basi Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp ayikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kuyasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi kanizere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama zanyu mugenda mwandika muri comment ndetse n'ibitekerezo bigiye bitandukanye mugira abantu mwese mwandika muri comment mukabagira inama zo mu buzima bwabo bwa buri munsi ukuntu bagomba kubaho ndetse n'ubuzima bwabo butameze neza cyangwa se n'ibindi bitekerezo mugenda mwandika ndabashimira cyane niyo mvuga nti umuntu wese twagiriwe amahirwe agafungura ikiganiro cyacu ujye usiga ubutumwa bugufiya bujyanye n'umuntu twaganirije ndetse n'ibyo wumvishemo twaganiriye nawe turi kumwe na Shania uyu munsi yaganguje wabyibushye kabaye asigaye yambaye amasengero amaze kubyimba ariko kaba kaje sha yari ngiye gupfa niko wabyibushye pe birimo biraza ushaka urwari runyishe abandi barashaka bakagira wowe urwari rukwishe cyane yendaga gupfa siko naye nagamuba n'umuyaga mu muhanda abandi barashaka bakabyibuha we rwari rukumereye nabi yewe we ariko utangiye uri kubona ko utangiye kuzamo kiboko cyatangiye kuza sha kiboko cyaje uvuga ko ndi kwikina agatuza kaje rwose nukuri nukuri ntago ariko mbere wari umeze nukuri mbere wari unanutse cyane utana kambara isengeri na nyashi zizaza nyashi nazo nabonye biri kugira nyashi nazo nabonye zirimo kuza gake gake ariko zirimo kuza ako nzagira nongere mbyibuhe bizaza buriya ikintu cya mbere ni amahoro buriya ufite amahoro yo mu mutima numva ntuje nzabyibuha urabyibuha pe buri kintu kibi ni stress kuba mu buzima bwa stress nta gutuza burirwa ubunza ubwonko birananura ariko iyo utuje hamwe ukahagara ahantu hamwe umubiri wawe by'urya nyine bigera ku mubiri kabyumva nawe rero aho wihandagaje ukambara isengeri urabona ko kabaye ako nimuvugisha ukuri mbona ntabyibushye rata waye nyamunini tenda kungana nka nkuzi makuru y'iminsi ni meza urakomeye ndashima Imana maze kwiyakira noneho bintu ni amahoro cyane ubundi uzahantu nzatangira kwemera ko maze kwiyakira nk'uko uri gutangira kubyibuha kugenda ubyibuha ikiboko kijegera
ubyibuha enye nagiranye nibwo kwiyakiranya bizaba byaje nkavuga ni noneho rwose ibintu hano cyaravivu ako nzabyibuha kandi byose ni Imana nzabyibuha mbifite mu masezerano njye n'Imana ko ngomba kuzabyibuha sinzi uko biro nzagira ariko njya naka Imana ngo nizandenze 60. ubwo ufite bingahe aze kugira 50 na bingahera Omeruka ku byari mfite 50 mbare na bitatu kuri muri 50 byaje mbere Marita akigeza ufite 40 ndabyibuka warabitubwiye ngo ugize 43 ndabyibuka ara Kimisagara ku kiriziya giye ku munzani baba ndebye ibiro we amarira mbunga mu maso nishyura senkani yanjye ndikurira urumva utariye navaniye mbimenya senkani igiceri gize ngo nebihombe nahise ncinzira ya panya kugira ngo mbanze ndira amarira nshiremo nanga kurira mu muhanda bandeba ndarira bona 40 byari bike pe aya kuzunguza twenda nuzunguza ntafite umutima uri hamwe mvuga Imana we ngiye gupfa 40 byari bike we ariko urumva ko umaze kwiyongeraho 42 byari ufite nari mfite 43 amaze kwiyongeraho ibiro 10 nezerwe umva iki Imana ikubwira ndarigene nigeze kugira ibiro 57 nibwo nagize ibiro byinshi ntago uruza 61 ariko nibi ariko nabwo nari munini ipana nambaye nari kumpira icyo gihe ko iyi ni ntoya cyane indi yari yisumbuyeho kuri iyi ahubwo se ukibyara bura nta 30 wari ufite ko ari munini ntago niyengira ibiro 60 ukibyara uko wari ubyibushye n'amabere yaraje n'ikida cyaraje mpaye nkane wari munini cyane ikida cyananiraga ubwo we narambaraga igikanzu bakabaho ndatwite uri munini pe ariko nyine ni kungana ariko niyo taye yawe bizagaruka kubera Imana byibura nzuzuze 60 bishaka bizagumaho nta kibazo aho ngaho uzaba umeze neza ubyibushye neza biringaniye nabyibushye cyane ntanananutse ndi umuntu uri mwaye tubwire rero jabandi twarasohotse turarya baradusohokanye turariye turanyweye nta bintu byinshi nashatse kukubaza ko nyine nabonaga turi muri mood yo kurya no kunywa ibindi byari kuba turi kujagarara bire iyo umuntu ari agahaga nk'agahaga wari kuvuga ko turi kujagarara birayi byambyimbiye mu nda ese birabyimbisha ibipanashi nawe byari byinshi ambwira uriya munsi wawubonye ute rero shara munsi warantunguye bonye ukuntu nari nzi souvenir ntabwo nari nzi ko yasohoka akagura ibintu bingana kuriya wapi asigaye aheba shameze nk'umuntu ushobora kuba yarahindutse ukuntu mbibona asigaye aheba pe mbona yarahindutse rwose nagaki nyine naga ari nka mbere ko mbere yari wa muntu twasohokaga ubwo nimbaguze fanta ebyiri ntaragura kavuga ngo oya ngo shane ngo nanye nta kintu mba ndiho ngo nawe guraga fanta yaragusiganyaga nawe nyine butaguze nkabona rero n'ubundi urukundo rwacu nta naho ruzagera ariko umuntu watuguriye twese akishyura akihandagaza akagura raundi ya mbere raundi ya kabiri icyo kurya cya yarantunguye ngewe impamvu cyagiye navuga ngo twaraganiriye urumva yangishije inama arambwira ati ni icyo kintu kindi ushaniye ko namugerageje ngira ngo ndebe ko twakundana akabyanga noneho basimukorera kaye kantu bumva kamushimije yangishije inama gutyo muri ubwo buryo ndambwira rero icyo kiganiro sinakibonye si umuntu ukururwa n'ibintu ngo uramuha isakoshi ngo wenda ngavuga ngo ngarampaye reka nyifate ngamaye telefone ntabwo ari umuntu ukururwa n'utuntu ni wowe tegura akantu gato katanaguhenze uzamusohokane naba mpari cyangwa ntahari muri bo bamugurira uri umuntu akora ibyo ashoboye mu bushobozi mu bushobozi musohokana ahantu mugurira akantu ko kunywa ko kurya ariko ntuzazane ibintu byo gutereta pe naramubwiye gutya muzaganira ibindi mwishimye nta bindi utamubwiye za ndagukunda zawe za buri segonda aranyemera arambwira ati ubwo niba uri uburyo twabikoze nanjye arambwira tuzaba uhari dusangire mwese twiganirire twitahire nta kindi twaganiriye kirenze ni ibyo pe gusa mwanigiriye inama ntimwabimbwira kuko iyo menya ko ari icyo ngicyo mumamagariye ntabwo nari buze ari kuza kandi urumva ntabwo nari buze pe nawe rwose yavuze ati nzemeranya ashake ntabwo nzayagura
ati ndebe ko twaganira basi nk'inshuti ambone nk'inshuti wenda nambonemo nk'umuntu bakundana nyine ambone nk'inshuti ye basi bisanzwe. shana ukuri kuba inshuti ye nta kibazo nta n'igihombo kibirimo, ariko nanone nagabanye kujya nsohokana kuriye eza womeza Abikoze kuntaha kangahe? amafaranga. Abikoze kangahe? Abikoze rimwe ariko ndabona azashyekera. Oya. Sinumvise mu kiganiro mwaravuze ega nagiteze amatwi. Umuntu waranyohereje link yacyo ndakireba. Ikimeze gute twavuze iki? Mungambanira kunsohokana. Byumwe twavuye kujya ku mazi se? Ngo ku mazi ngo kuri Muhazi. Oya, Muhazi ye namubwiye ko utajya mu Kivu waburira. Mama ntago nzi koga. Oya twabiganiraga kuri yabo. Wese afite amakuru numvaga afite imibare myinshi, ariko se ndakomeza nshora amafaranga na gutya ngo nubundi ngo ntaramenya. Ndambwira rero nyine ugira icyo ushaka nyine nuko biba bimeze nta nuko ndi biba bimeze. Oya. Ariko nagomeza kwivuna akoresha amafaranga ye menshi. Oya kuba twaba inshuti ntago byatuma muhombya. Mariya nawe muganirije numva nta kibazo abifiteho, ambwira ko nyine ngo ntagari ngo abonye menshi. Oya nazivuna. Yabikora. Ariko kubera ko nawe nyine nta mafaranga menshi nyine abafite aza nibyo. Oyange nanze kumimubuza kuko umuntu burare gakora ikintu afitiye ubushobozi. Niba ashaka kujya dusohokana akadutamo. Oya nazivune pe kuko n'ubundi byari gukora mu iyi minsi birabaye. Kwani mu muntu njya ko nabona nk'aka message ka bibira kamwe ategurira abana amata. Ajya biguha? Kamwe ategurira abana amata. Yabaye nyangamugayo pe. Ubwo rero aribwira utari musabye. Ni njya kubona nkabona message iraje. Hita mamagara ngo nyine ngo gurira abana amata nuko nari imeze ihangana. Ubwo rero ntago natuma ajya mu bintu byinshi. Kandi nzi ko ntazabana nawe. Kuba rero naba inshuti nawe ntago nshaka kumukonsoma wapi. Nanone nibyo. Ariko kubera ko uba utamusabye buriya ikibi nuko wasaba umuntu cyangwa ukamusaba izo serivisi. Kuko nta kintu wamusabye. Kiza nuko abikora nta musabye. Aba yibwirije buri muntu nifuza kuguha ntuzange. Nuravuga ati ngo ndutembere nta kibagiye kugukorera nta ngaruka zirimo ubyangiye iki iyo nyama wagiye ukayirya kuba utayiheruka. Uzi gusohoka nanone ukarya inyama. Umwana wawe atayiriye muri abantu twabyaye rero tuba dufite ibitekerezo byinshi. Ushobora kunsohokana pe nkishima nta kibazo izo nyama nkazirya ariko nategereza ko umwana wanjye atayiriyeho ngaho. Niyo mpamvu mba mvugana ntakivune. Ubwo rero ikibazo niba ari uko abana batazi ari akagusohokana ajya yaguhawe ihahire ni nabwo bitubuke rega. None nase mba mugiye mukarya ikiro cy'akabenzi cy'ibihumbi 7-8 ibihumbi 7 si waguramo ikiro cy'inyama n'ibirungo n'ubugari. Mukarya n'abana ubugari bwarahenze. Kari ni senyisi bambe inyama ni 6. Hasigara igihumbi cy'ibirungo. Uri inyama ubu ngubu ni imibare. Dafite 10 ni warya inyama. 10 se? 10. Ikiro n'ibirungo n'ubugari. Inyama za 6. Ibirungo se bitwara ibihumbi 4. Inyanya nazo zarahenze. Inyanya shakora ni ikibazo. Sauce tomate n'ubugari. Mbwa kugira ngo urye inyama iwawe bije ubwo ni ibihumbi 10. Byamagarara 10. Uheruka ryari? Ariko nitukavuge ngo Sibameruka kurya inyama ryarira. Cyaguze bya buri munsi. Wapi? Mu kwa kangahe? Mu kwa kabiri. Turi mu kwa 5. Kwa kabiri mumeruka kurya inyama. Cyane nawe umenye ubugira ngo dufate amajwi. Ngakoma mu kwa kabiri. Ntago ari kubafata amajwi. Mu kwa kabiri. Ugumaza amezi 3 utarya akanyama. Singaira ni tariki ndazyibuka. Tariki 21. Tudatuma ngusura mu rugo tukaziteka rwose nkahita nzihahira. Mu kwa kabiri kabiri we teruka kurya inyama mu rugo. Siwe n'umwana siwe n'abana. Ikiro nkakirya nka kabiri. Saa sita n'ijoro. Kabiri gusa se ikiro. Bakirya iminsi 2. Nkakirya nk'iminsi 2. Inshuro enye. Ngiye mwemere kugura ikiro cy'inyama. Ntago ari none. Kambe nshimye. None hana mfite. Ntago ari none. Nshimiye narazi. Ntago ari none ariko ngiye ndacyemeye nzakikugurira kandi vuba.
abe nshimiye mwabana umwe nta kimwe nzababwira nukuri ntabwo nkubeshye nzababwira reka nkubwize ukuri inyama zarahenze ariko nanone zarahenze biteye ubwoba nkurikije ukuntu wa mugani abana badaheruka gukoza n'ubwo bugari ni ukuri ndacyemeye byaba ejo cyangwa ejo bundi tuzakirya ndaza mu rugo tugiteke tukirye cyangwa nyikoherereze tekera abana binywera agasosi nuko urarega n'abana baragakumbura nuko wenda umwana utabwira ngo nshaka inyama ariko no baba bazikumbuye gusa ntibakubwira ngo turashaka inyama cyatiye maje ngo tudateka ikimuceri erega babibona ko ntazi nyine ko umuceri ubwo rero inyama yanga zinyake sha ababibona nyine ko Gentile gamaze gukora ababibona agajya apfa kuzinyaka ntabwo yakwaka ikintu wabona ko nyine ntacyo ufite kidazi ariko mbere najyamubaza ngo Gentile turateka iki nk'inkoko inyama y'inkoko zabaga ziharira zarariwe inyama y'inkoko cyagiye inyama zarariwe mu rugo nanjye najyaga nza nkazirya ukibyara cyane cyane isombe mva niyavaga mu nkono isombe ariko birabihe kubera Imana bizagaruka bizagaruka yewe binakube biri bishobora kuzaza binakubye biri inshuro simbizi nzabizava ariko amana kiragiye nayo nzi ko kenyize numva ku buzima bwanjye cyari udasohoka mu nzu ubwo abantu banutse ngo ndi ikigo ariko numvaga ko ubuzima bwanjye mbega ni umva ukibyara ntiwasohokaga mu nzu ntari wemerewe kujya hanze wari wemerewe ni ukonsa umwana uryama urya isombe n'ibikoma umugore kabayeho nk'umwamikazi bimeze biti ntabwo nari nemerewe kujyana umwana w'abandi umuhungu w'abandi sha none niba yarabaye umukobwa uzandebere ngabo niba atarabaye umukobwa umuhungu wanjye ko yari umuhungu mbere akivuka banza yarabaye umukobwa cyaje gupfira hehe yabaye umukobwa birahinduka nimba yarabaye umukobwa nimba barasanze atari uwabo aya aho amubesheye cyane byatewe n'iki nibihe hari igihe ibihe biduhindukana tugahindukana nabyo yazihanganye akatubwira ikintu cyabimuteye nibihe shahu wa muntu w'ibihe ibihe bituma wanga abana ibihe biraguhindura ugahinduka hahandi burundu cyakoze nimba ari n'abantu mugendana bagushutse nabi gusa nyine nta kundi nta muntu w'umugabo bashuka rero bashuka uwishutse bashuka umwana buriya niwumva ngo umugabo bamutwaye cyangwa umugore ngo umugore wanjye baramutwaye batwara umugore ko batwara icyagiye ubundi ntaba ahari agenda uwari bugenda abari mu nzira n'ubundi zo kugenda akagira Imana akabona umuntu bimufashamo bikihuta cyane niyo mpamvu nigeze nisiteresa mu mutwe cyane shaka kuva natandukana nawe wasara niya nisiteresa ngo mbyishyiremo cyane we namwe mumvaga mbivuga ako si ibintu nishyiragamo nyine ngo numve ko hari icyo mutezeho numve ko azagaruka oya abanye nyine byabaye byarabaye nta kundi nta n'ukwinginga iyo winginze umuntu cyane ndetse umuntu wagiye bwa mbere akagaruka akagenda bwa kabiri akagaruka ubundi bwa gatatu waba umugarura kugira gute ahubwo kaba karabaye akamenyero byarabaye ibintu bisanzwe aho byagarutse atakwangiriza ubuzima ahubwo haba habura n'ubwa gatatu kandi ubwa gatatu bwarageze bwarageze harya ubwo n'ubwa gatatu igihe twajya kumuhiga mu ishyamba asenga kandi bwasengaga akaguhunga si yagiye akamara ibyumweru 2 adahari mupfuye ko ese uriya muntu yarasi ariko karahanyuze umuntu arasenze murabipfuye aragira ati ngiye nkurikiye Imana yo mu ijuru agiye amara ibyumweru 2 ko arigarura ariko kiragiye ntabwo avuga ko yagiye kandi wabana n'ubu yigaruye wowe akabyara akiryamiye aho uri kariho afite amahoro azaza kureba umugore we wa mugani wawe wakigira yose umugore we n'abana ajya aca imigani ngo umugore ngo kirate ngo akubyarira abawe ngo ariko ntabwo ari uwawe njya numva bivuga ubwo mupfana abana we nta kintu mu gipfana none se abana bavuye kuki ahubwo se kugira ngo ahure n'abazacaye kazaca kuri nyina nta telefone bagira cyo ni icyambere nta telefone agira ntabaguriye telefone da keretse nabi ajye bahamagara nabwo se azayibaha yicishije
ubundi ikintu cyiza ni ukumvikana n'umugore mwatandukana mwagera muti mugomba gukomeza mukumvikana kuko nimuvugana nabi n'ubundi hagati y'umwe muri mwe niwe azabahomba kuko azakenera abana kandi niwe wazahamagara nagutuka akagutokoza akagutuka ngo uri igiki wa mugore we kuntuka kumboroka ubundi uzankenera ejo uzanyaka abana ariko hari igihe atanabakwaka burya yabiretse ko ari byo byampa amahoro kabagabo uransetsa ankundiye yanyana gatuza kavuga ati mugabo yanagusinzira nakakwihorera ariko kabagumana yaba nkoreye umugabo se kagenda akabyara abandi yaba nkoreye baba we naje gusanga nanjye bariya niba papa wanjye na mama wanjye niba ababyeyi banjye naje gusanga iyo utandukanye n'umugore cyangwa n'umugabo abana ibyo bintu bitekereza abantu bakeya urasageze hariya yaba utabuse nubwo ari bumenye umucyuro wari ndadebera Imana ya Farid nzajya kukuvuza mwa ndumva iyo mutandukanye n'umugabo cyangwa n'umugore oya nagenda gumeye umwana yanjye uri kumva ni impamvu ngiye mvuga ni igihe cyose umugabo yatandukanye n'umugore we akenshi usanga ahanini muratandukana akajya kubyara ahandi cyane nta nubwo atinda buriya ibyo ngibyo bino tuba twivugisha ngo abana ibyo by'umwana asaba bitekereza iyo abonye abana bazamuhuza nawe kandi atagushaka arazinukwa cyakora akajya anyuzamo akaguhamagara ngo mereza Gentille ubundi se sinabonye afite umugore yatuje kubaka urugo rw'akandega uriya ni umugore we kandi ndikundanira ngo nakundanye ubu nemerera urukundo souvenir yahita asara kandi we yemereye umugore anamubwira ko nta babana ufite umwana uriya bakorana se ese ubundi yagiye atariho kurikiye afite umugore ufite umwana mukuru ndetse nese bwamukurikiye w'iki ko nabonye akorera mu ntuza mu marino mu ntuza yamukurikiye w'iki ubwo yajyaga amwohereza udufaranga erega uriya mugore arina mukayahekenya yajyaga amwohereza udufaranga rimwe na rimwe nkabimenya ubundi simbimenye ukaturyaho se basi numva aya mbere nshobora kuba narayariyeho ariko nyuma yagahereza nkazabona message arazisibye ko umugore afite amafaranga niba yarajyaga mutamo noneho akagenda namujyanye batameze neza umugore yamutagamo ibiceri niyo mpamvu yahise ashiduka aravuga ati arahiye noneho kanigendere ko yananutse katamubwanga byibuye wasanga yaragezeyo namwiteho ako wowe watunga umugabo udakora arakora buriya nimba yaragezeyo ntakore kandi afite akazi yaba yatakora afite akahe kazi kandi yaragiye mu kazi ntabwo mbere yagiye nimba yarogoshaga mbona nta kintu ntabyo agikora akora iki asanga yaragiye akigarika abavanga umugore azantunga umugore gutunga kangahe Banumanga no muri Kenya ngo biba bikaze asanga yaragiye akicara avuga ngo umugore azantunga yanakoropa ariko bikamupfana yanakoropa buriya rwose nimba umugore amuhaka yazihagije yananuwe n'iki ibyo tunabyore tunamwiborere nagumana umutuzo yibereyemo nagumana ijuru rye ritoya bazabyare hungu nakobwa yego muzoye komedi zabo biyibonera amayero mwikorera amayero yanyu ukuri rwose amayero yinjire natwe kazafatwa kamafaranga azaza amafaranga kazaza kubu ngubu ariyo mpamvu uri gukora cyane hari igihe kazafatwa mukatwifuza sinjya niheba ku myaka yanjye mfite 20 sinjya niheba ngo mvuge ngo nta mpamvu kareka cyane ningira 40 zahita mvana ndayamanitse ariko mu gihe nyiri muri 20 ubundi ushaje nibwo nyine wenda uvuga uti ndashaje nsaziye ubusa nsaziye ubusa ariko ufite abana be babiri umuhungu n'umukobwa urabatunze uzashaka uzabyara n'abandi uzashaka umugabo cyangwa umwihorere uzabaho neza uzarya uzagura akabanza i Kigali ibyo biri kure uzagura akabanza i Kigali n'uwakamba mu ntara sinkabona n'i Kigali akabanza ko rwose biragora twiyaturiraho ibyiza wa muntu nzaturanya Rutarama tuzimura akavukire kandi tugomba tugatura Inyarutarama muri Kigali ibyo bice yes we niko bimeze bizagorana ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu buryo
igihe cyose ukizeye wowe upfa gushyira imbaraga zawe mu gukora ahubwo muri iyi minsi nta kantu uratangiye gukora kakarimo muri iyi minsi nyine ko kwirwanaho ngo nyine kugira ngo wenda urebe ko wabona ibirayi shake biragoranye gusa nasubiye mu kuzunguza imyenda ni twaro twenda nyine twa make two kugira ngo abana babone igikoma babone ibyo birayi ako nyine ni danje mbese niba birukankana ntibagufata we bakanadutwara none iyi minsi yo ni na mibi iyi minsi harimo imikwabu myinshi aya mezi aba ari mabi guturuka mu kwa kane kugera mu kwa gatandatu ku bazunguzayi mu kwa karindwi ahubwo biba bigoranye andi turabakwepa ariko ubu no mu minsi mikuru mu kwa 12 hey baba bahiga hasi hejuru ubu noneho kugufata amande y'ibihumbi 10 kandi n'ibintu bya babitwaye nakundi reka tugane ku musozo ndagushimira kuba wemeye ko tuganira kandi rwose kuba uhari n'akantu watangiye gukora k'akazi ko kwirwanaho nabwo ndagushimira kuko nukugerageza buraka ntuzankorereza gituma zanyoborekane ndi kuzunguza imyenda sinshobora nge akazi ndakubaha k'umuntu ntago nakugwaho n'imyene uzaba uri mu kazi abantu baseka nta nubwo bakemera kari nge mba nsekeje kugutesha akazi kandi ikintu cya mbere ni akazi niba biboneye akantu kakwinjiriza icyo gihumbi cy'abana bakarya nibyo nta bindi ubwo reka dutegere turebe hari n'igihe akabizinesi kakaguka ukazanava mu kuzunguza ukabona agasenta ko ku isoko nkagira shopu imisagara ukajya ucuruza kubera iki yewe keretse mbonye yo guhambura ibaro hano bo mu ibaro babaho neza bisaba igishoro ntabwo wahita ari igishoro cyinshi ariko iba rimwe nta nubwo ari menshi cyane nuko nyine ari ubukene bwacu nazaboneka azashyira aboneke reka mbashimira mwese mugenda mushyigikira Shania ku gacano ke Shania ya TV show nabashaka ngo kurya ku mayero nkandire shangiye kwiyero nanjye namamaje urampemba nzaguhemba nahembwe kwamamaza channel ubwo wa mugari nawe abone ko yawe rutera akajya yihera abana bakirira ubwo reka mbashimire ibindi naho butaha bye bye.